uyu munsi mu ijambo ryahindura ubuzima tugiye kugaruka ku mugabo w'umwana umwe. Uyu mugabo yavutse ku itariki 8 Nzeri mu mwaka w'1987, akaba afite metero 1 na santimetero 93. Kuri ubu ngubu afite imyaka 33 y'amavuko. Yavukiye mu majyaruguru ya Dakota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umuraperi, akaba umuririmbyi, ni umwanditsi w'indirimbo, ni n'umukinnyi w'amafilime. Mu rukundo bizwi ko yashakanye na Amber Rose muri 2013, baza gutandukana muri 2016. Akaba yaratangiye gukora by'umwuga mu mwaka wa 2005. Nawe ari mu baherwe. Amazina ye nyakuri ni Cameron Jibril Thomas Wiz Khalifa. Wiz Khalifa. Uyu munsi mu ijambo ryahindura ubuzima tugiye kugaruka ku magambo yavuzwe na Wiz Khalifa. Amagambo yagiye ahindura benshi, nawe yahindura ubuzima bwawe. Uyu mugabo yaravuze ngo ntabwo nkeneye umuntu nsanga mu byiza gusa, sinkeneye umuntu mbonaho ibyiza gusa, nkeneye wa muntu uzambonaho n'ibibi ariko akagumana nanjye. Uwo muntu niwe dukeneye. Buri muntu wese agira uruhande rwiza n'urubi. Nuko isi imeze, nta muntu ubura defo, nta n'umuntu ubura karite. Abenshi ku isi bazagusanga bakurikiye uruhande rwiza rwawe. Niba kubonaho na rwa ruhande rubi kubera ko buri muntu wese ararugira, bazaguhunga. Uko niko abenshi bameze. Gusa umuntu ukeneye cyane ni wa wundi uzakubonaho n'uruhande rubi ariko akagumana nawe. Niba umuntu mubana ajya abona defo zawe akazihanganira, waratomboye uwo muntu umugumane. Uyu mugabo yaravuze ngo ntabwo ukeneye abantu benshi ngo ukunde wishime, ahubwo bake beza bakwakira ukuri barahagije ngo unezezwe n'ubuzima. Burya inshuti nziza ukeneye ni za zindi zikwakira ukuri, apana ya yindi ihora igusaba guhinduka. Iriya ntabwo ari inshuti yawe. Iriya irashaka kubaho ubuzima nkayo, ubaho nkayo, ntabwo ishaka kuba wowe. Bene iyo nshuti iba yikunda, ntabwo igukunda. Inshuti igukunda ikwakira ukuri, ntabwo igusaba guhinduka. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ku rukundo, ndashaka ko mwese muryumva. Yaravuze ngo iyo bigeze mu rukundo abakobwa bakunda ibyo bumva, hanyuma abahungu bagakunda ibyo babona. Niyo mpamvu abakobwa bahora birimbisha mu bwiza, bakishyiraho za make-up zitandukanye. Ni nayo mpamvu abahungu bahorana akarimi ko kubeshya. Iyo ushaka kurambana n'umugore wawe, umukobwa mukundana, uzahoze mu kanwa kawe amagambo meza, imitoma idashira, umwizeza ibitangaza, azarinda apfa akibyiringiye. Niba ushaka kugumana umugabo cyangwa se umusore ukunda, ujye uhora wiyitaho, wirinde ko akubona nabi mu maso ye. Wikoreho ryake rwose, uzarinda upfa akikubona nk'utagira umusimbura. Iyo bigeze mu rukundo abakobwa bakunda ibyo bumva, abahungu bagakunda ibyo babona. Hanyuma Wiz Khalifa yaravuze ngo umunsi utagira igitwenge uba upfuye ubusa. Aranavuga ngo ubuzima bwawe ni amahitamo yawe, amakosa yawe angana n'amasomo yakuramo. Ibyo kandi ni ibikureba, nta wundi muntu ubishinzwe kuri iyi si. Yaranavuze ngo ibitekerezo byiza kandi bikomeye ni bya bindi bituruka mu gutekereza wenyine. Burya jya ugira akanya wiherera utekereze wenyine. Burya gutekereza wenyine niho hava ibitekerezo bikomeye binagira umumaro. Yaranavuze ngo cya gihe wabivuyemo, cya gihe uhagaritse kubikora, ujye umenya ko uhise uha umwanya undi muntu kubibyaza umusaruro. Cya gihe ubiviriyemo undi muntu ahita akaba. Cya gihe umanitse amaboko undi muntu ahita aserebura intsinzi. Nujya kubivamo rero ujye utekereza kabiri, umenye yuko hari undi muntu ugiye guha amahirwe.
uyu mugabo avuze ijambo rikomeye ngo ntuzigere ufata ibyemezo bihoraho, bya byemezo birambye, bya byemezo by'ubuzima bwose ubitewe n'amarangamutima y'igihe gito. Ibi ngibi bikunda kubaho nko mu rukundo, kwa kundi umuntu afata icyemezo cyo gushinga urugo ahubutse abitewe n'amarangamutima y'igihe gito, nyuma akazabyicuza. Yaravuze ngo ujye wibagirwa bakwibagiwe bose, nibwo uzabasha kurenga akazitiro k'inzika. Umuntu wese wakwibagiye ngo ujye umwibagirwa nawe uzarenga akazitiro k'inzika. Yitwa Wiz Khalifa. Ibintu byiza biza mu gihe cyiza kandi nyacyo. Burya buri kimwe cyose gisobanurwa n'igihe. Ujye wirinda guhatiriza igihe, iyo ugihatirije birapfa. Ibintu byiza biza mu gihe cyiza kandi nyacyo. Uyu mugabo yaravuze ngo ijambo ndagukunda rifata amasegonda 3 kurivuga, rigafata amasaha 3 kurisobanura, hanyuma rigasaba ubuzima bwose kurihamya. Yaranavuze ngo kuba mu rukundo, umubano bimeze nko gukoresha ibiyobyabwenge. Burya umubano yaba bashakanye cyangwa se abantu bakundana ngo bimeze nko gukoresha ibiyobyabwenge. Bishobora kukwica cyangwa bikaguha ibyiyumvo by'akataraboneka mu buzima bwawe. Yaravuze ngo ntuzigere wibagirwa ibyo umuntu akubwira igihe yasinze, kubera ko amagambo y'umusinzi aba arimo ibitekerezo bizima kandi by'ukuri. Burya ikintu umuntu akubwiye yasinze ngo ntuzigere ukibagirwa na rimwe. Nubwo aba yasinze ariko ngo amagambo amuturukamo aba ari ukuri, aba arimo n'ibitekerezo bizima. Yaranavuze ngo ubucuti buramba bugizwe n'ibintu 3: amaso atabamo amarira, iminwa itabeshya, n'urukundo rudasaza. Yaravuze ngo ntabwo nicuza ahahise hanjye, ariko nicuza umwanya nataye ku bantu badakwiye. Ntabwo nicuza ku hahise hanjye, ahubwo nicuza ku mwanya nataye ku bantu babi. Yaravuze ngo nta kintu gishimishije nko kubona umukobwa mwiza w'umwimerere, wa wundi wiyakiriye utirema ibyo atari byo, wa wundi udakeneye umusore uwo ari we wese nk'igisobanuro cy'inzozi z'ubuzima bwe. Umukobwa wihagazeho, wa wundi wihinduriye ubuzima, wa wundi utarambirije ku bagabo ngo ahindurirwe ubuzima. Kuri Wiz Khalifa ngo nta kintu gishimishije nko kubona uwo mukobwa umeze gutyo. Yaravuze ngo umuntu wese yavutse ari mwiza, abenshi bemerera isi kubahindura babi. Umuntu avuka ari mwiza, sosiyete niyo imugira mubi. Yaranavuze ngo kuba ibyahise bihora bigukomanga ku rutugu, ntabwo bisobanuye ko buri gihe uko bikomanze ugomba guhindukira ukareba inyuma. Burya agatima gahora kakwibutsa ibyahise ujye ukumva, ariko wirinde kugusubiza inyuma. Ka gatima gahora kakwibutsa ibyahise ujye ukumva, ariko wirinde ko kagusubiza inyuma. Yaravuze ngo ujye witondera ibyo ubwira umuntu uyu munsi, kubera ko ejo ushobora kumubura, kandi ibyo wamubwiye ntiwabisubiza inyuma. Ijambo wasohoye mu kanwa burya ntabwo rijya rigaruka. Niba riri gukoraho, hebera urwaje. Niba riri gukiza, tega amaboko. Uyu mugabo yaravuze ngo umukobwa umwe w'inshuti yawe ashobora kugira uruhare runini cyane mu kubaka ubuzima bwawe n'iterambere ryawe, ariko agatsiko k'abakobwa b'inshuti zawe gashobora kugira uruhare rwo kwangiza ubuzima bwawe n'iterambere ryawe. Yaravuze ngo ntugahangayikishwe n'umuntu utajya guhangayikira. Aranavuga ngo guhangayika n'ubuswa bukomeye bimeze nko kuzengurukana umutaka utegereje ko imvura iri bugwe. Yaravuze ngo ubuzima burashekeje ku bantu bamwe. Hari abantu bisaba ko bava mu buzima bwawe kugira ngo utere imbere. Hari n'abandi bisaba ko baza mu buzima bwawe kugira ngo butere imbere. Ihurizo rero risigara kumenya ni bande bagomba kuva mu buzima bwawe, ni bande bagomba kubuzamo. Hari abaza mu buzima bwawe bakagufasha kubuzamura, hari n'abava mu buzima bwawe
ugatangira gutera imbere kuko badahari. Uyu mugabo yaravuze ngo niba umugore mugenzi wawe akwibye akagutwara umugabo, nakwihorera kurenze kumureka akamugumana, kubera ko abagabo nyakuri, abagabo nyabo ntabwo bashobora kwibwa. Uwo mugabo bibye ntabwo aba ari umugabo nyawe kabisa. Yaravuze ngo rira uko ubishaka uboroge rwose, ariko witwararike ku buryo iyo mpamvu yatumye urira itazongera kukuriza ukundi. Rira ariko ntuzongere kurizwa n'impamvu imwe. Basi niwongera kurira uzarizwe n'ibindi. Uyu mugabo yaravuze ngo umugabo ufata umugore we nk'umwamikazi, icyo ni gihamya ko uwo mugabo yarezwe nk'igikomangoma. Nibyo mbabwira ngo nurera umwana wawe nk'umwamikazi, azakura ashaka umugabo w'igikomangoma. Nurera umwana wawe nk'igikomangoma, azakura ashaka umugore w'umwamikazi. Nurera umwana wawe nk'umuja, azakura ashakisha umugabo w'umurinzi w'ibwami. Uyu mugabo yaravuze ngo ubuzima buratangaje cyane, bya bintu twifuza cyane ni nabyo bintu bibasha kudusenya vuba vuba. Aranavuga ngo rimwe na rimwe biroroshye kwigira nk'aho utabyitayeho kuruta kwemera ko bikwica. Yaravuze ngo igihe ni amafaranga yego, gusa aho bitandukaniye nuko igihe kigucitse kitagaruka, ariko amafaranga agucitse ushobora kongera ukayagarura bigakunda. Yaravuze ngo abagabo nyabo babonera umwanya uhagije abagore babo, nubwo yahuga gute ariyemeza agashakira umwanya umugore we kuko ari umugabo nyawe nyine. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye cyane ku bakundana, ngo ntugakundane n'umukobwa kuko ari we mwiza cyane ku isi yose, ahubwo uzakunde wa mukobwa utuma isi yawe iba nziza cyane. Ni ukuvuga umukobwa mukundana ashobora kuba atari mwiza, isi yose itamubona nk'aho ari mwiza, ariko kuri wowe asobanuye isi, kuri wowe atuma isi yawe iba nziza. Icyo nicyo ukeneye cyane kurusha uko ukunda wa muntu abantu bose barangarira. Nta kibazo kiri mu gukora ibyo wumva ushaka, kuko icyo nacyo ni igisobanuro cyo kubaho. Wiz Khalifa yaravuze ngo rimwe na rimwe kuba utari mu rukundo ni ikimenyetso cy'uko udashaka guhungabanya umutima wawe. Aranavuga ngo rimwe na rimwe dutakaza umwanya munini dutekereza ku muntu utanadutekerezaho n'isegonda rya rimwe. Rimwe na rimwe dutakaza umwanya munini dutekereza ku bantu batanadutekerezaho n'isegonda rya rimwe. Yaravuze ngo Khalifa ni izina ry'icyarabu risobanura umusimbura, umuyobozi, umurikiwe. Sogokuru ni umusilamu, niwe wampaye iryo zina. Yaravuze ngo ubuzima bubaho rimwe, baho neza kandi wirengagiza amakosa. Aranavuga ngo kora ku buryo bizagora abantu kukwibagirwa. Yaravuze ngo imibereho yo gukira no kwamamara yaranunguye cyane. Iyo ufite amafaranga abantu bose baba bakuzi, bakamenya izina ryawe, ariko iyo wakubiswe nta n'umwe uba ukwitayeho. Hanyuma Wiz Khalifa yaravuze ngo buri gihe uko uhumetse bigakunda, ujye uzirikana ko uwo mwuka wawe ari uw'igiciro kinini, ntacyo wabona wawishyura. Cya gihe wihebye ubona ntacyo kwishimira kigihari, basi uzibuke gushimira buri kuka kose kanyura mu mazuru yawe, kubera ko gafite igisobanuro kinini ku buzima bwawe. Aya rero ni amagambo yavuzwe na Wiz Khalifa. Ni meza cyane, meza kabisa. Ntiwabura iryo wisangamo muri aya magambo yose. Aya magambo yagucitse duhurire kuri YouTube channel _TV mu kanya gato cyane. Mu kanya rwose ndibuze kurishyiraho. Jya kuri YouTube channel _TV, genda ukore subscribe, hanyuma ujye ubasha kubona ijambo ryahindura ubuzima buri munsi buri munsi buri munsi. No kuri Twitter nuko nitwa Dashimu250, no kuri Instagram nitwa Dashimu250, Dashimu250.